Muraho neza, wari uzi ko amata ya soya abaho? Wari uzi se ko aya mata agira intungamubiri zitandukanye n'iziba mu mata y'inka ndetse no mu bundi bwoko bw'amata? Amata ya soya arinda kandi indwara harimo na kanseri. Ibi se wari ubizi? Reka tubive imuzi. Wibuke gukanda like, subscribe na share kugira ngo iyi video igere kuri benshi. Soya wayikoresha mu buryo bwinshi butandukanye kandi bwose ni bwiza, ariko amata yayo by'umwihariko afite umumaro urenze andi mata yose abaho mu isi. Amata ya soya akize cyane kuri proteine nziza zitangiza umubiri igihe uzifasha ari nyinshi, ndetse no ku rugimbu omega 3. Ibyo bisobanuye iki ku mubiri wacu? Ni akahe kamaro ka proteine mu mubiri? Ni akahe kamaro kandi k'urugimbu omega 3? Reka tubive imuzi. Umubiri wacu ukenera intungamubiri zitandukanye, harimo n'izitwa proteine. Zimwe muri proteine zishobora kuba zatera umubyibuho ukabije mu gihe zibaye nyinshi mu mubiri. Izo ni izituruka ku byo kurya bikomoka ku matungo. Nyamara ariko proteine zituruka ku mata ya soya zo ntabwo zigaragaramo kuba zateza ikibazo umubiri n'igihe uzifashe mu kigero kinini. Urugimbu rwo mu bwoko bwa omega 3 se rwo ni iki? Ni urugimbu rwiza kuko rugabanya ibinure mu mubiri, cyane cyane ibinure bikomoka ku byo kurya biva ku nyamaswa. Mu gihe tubonye ko proteine nyinshi zitera umubyibuho ukabije ariko izo muri soya ntiziwutere, urugimbu narwo rusukura umubiri kandi rukavanamo ibinure bibi byatera umuntu uburwayi. Uru rugimbu turusanga mu mata ya soya, muri avoka, mu mafi ndetse n'ibindi. Uretse kandi ibyo bibiri tubonye ari byo proteine nziza ziba muri soya na omega 3, urugimbu rwiza rusukura umubiri, hari ibindi byinshi byiza amata ya soya arusha andi moko y'amata. Bimwe muri byo ni ibi bikurikira. Icyambere, mu mata ya soya habamo ubutabire bwubaka amaraso aribwo buzwi ku izina rya fer mu rurimi rw'igifaransa cyangwa iron mu rurimi rw'icyongereza, bukubye inshuro 15 kurusha ubutabire buba mu mata y'inka. Icya kabiri, mu mata ya soya habamo imyunyungugu izwi ku izina rya calcium ikomeza amagufwa, ndetse ikaba ari nyinshi kurusha iba mu bundi bwoko bw'amata ubwo ari bwo bwose. Muri soya habamo miligarama 120 muri mililitiro 100. Amata ya soya nta misemburo izwi nka hormones cyangwa se hormone ibamo nk'iba mu mata y'inka, ikora ku marangamutima y'umuntu ikangiza ubuzima bwe. Imisemburo nka estrogen ariyo hormone cyangwa se hormones, iyo uyikuye mu mata ikiyongera ku y'umubiri w'umuntu usanga ubwawo ibibaye myinshi mu mubiri w'umuntu. Ibyo bishobora gutera indwara harimo na kanseri zitandukanye nk'iy'ibere cyangwa se kanseri ya prostate ku bagabo. Kuba soya idafite iyo misemburo kandi ikarusha intungamubiri amata y'inka n'andi mata y'andi mwoko, bigaragaza ko soya ifite amata meza umuntu ariyo yagakwiriye kuba afata. Ubuzima bwacu bukeneye kwitabwaho. Icya kane, amata ya soya arinda umubiri kanseri y'ibere ndetse na kanseri ya prostate ku bagabo.
Ibi bigenda bite? Ubushakashatsi bugaragaza ko amata ya soya iyo utangiye kuyanywa kuva mu bugimbi bwawe cyangwa se mu bwangavu, ashyira ku murongo imisemburo yawe ku rwego rushimishije, ariyo hormone cyangwa hormones, akakurinda kugwa mu kaga ko kurwara kanseri zitandukanye, harimo iy'ibere n'iya prostate, bishobora guterwa n'imisemburo yabaye myinshi mu mubiri. Icya gatanu, amata ya soya ntatera allergie, asima na za mikisi nk'iziba mu mata y'inka zishobora gutuma umubiri w'umuntu ugira uburwayi. Ni byiza gukoresha amata ya soya kurusha gukoresha amata akomoka ku nyamaswa nk'amata y'inka cyangwa se y'ihene ndetse n'ibindi. Amata ya soya mwabonye ko ari umwihariko, bibaye byiza wareka burundu guha abana amata y'inka, cyane cyane mu duhinja. Mu gihe ushobora kubona amata ya soya ahagije bariyo wifashisha, bityo imirire y'abana ikomeze kugenda neza, nawe kandi ubashe kugubwa neza, wirinde indwara nabo barinda uburwayi. Imisemburo ya hormone iba mu mata y'inka itera byinshi bibi mu mubiri w'umuntu, nko guhindagurika kw'amarangamutima, umujinya, uburakari ndetse no kugira ibyago byo kurwara kanseri. Amata ya soya biroroshye kuyikorera uri mu rugo. Kuyakora ntibitinda kandi ntibigoye. Mu gihe umaze kuyakora ahagije, uyabike mu icupa ripfundikiye neza, ushyire muri firigo, hanyuma amaremo ajya amara iminsi hagati y'3 n'5 akiri mazima. Uko uyakuyemo ushobora kuyashyushya ugaha umwana cyangwa se nawe ukanywa. Mu gihe ugiye kuyanywa ushobora kuyashyiramo ubuki kugira ngo arusheho kukuryohera. Uramutse utifuza kugira ibiro byinshi byuzuye ibinure na za poroteyine mbi zishobora kwangiza umubiri, wakoresha amata ya soya, bityo ukirinda akaga ko kurwara diyabete n'izindi ndwara zitandukanye. Amata ya soya yanywe kurusha ibindi byose. Hitamo neza, uhitamo kubaho. Ni Kayireme TV, turabakunda kandi turabazirikana. Imana ikomeze kubarinda. Murakoze. Ngaho ni byiza mukomeze gukoresha amata ya soya kandi murushaho kugubwa neza. Imana ibarinde. Murara haryana, ahataryana harara umwanzi. Mwibuke gukanda like na subscribe. Mwibuke kandi ko kurinda amagara yanyu ari inshingano buri wese afite mu buzima bwe. Mbibutsa ko kuri Kayireme tubaho utuvideo dutandukanye tubigisha ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo ushobora kwirinda kuba wagwa mu ndwara zitandukanye zishobora kugutwara ubuzima. Kuri Kayireme kandi tuhasanga ibiganiro byinshi byuzuyemo ubwenge n'ubuhanga bwo kudufasha kuba muri iyi si itari iwacu, ariko tukayibamo amahoro kugeza dutabarutse. Uwiteka akomeze kubaha ubwenge bakundwa. Mwibuke gukanda like, mwibuke gukanda subscribe, kubera ko Kayireme ibereyeho mwebwe. Turabakunda cyane. Niba hari icyifuzo wifuza gutanga, wandike muri comment. Niba se kandi ari ikibazo ushaka kubaza, nabwo wandike muri comment hasi. Ushobora no kuduhamagara kuri 07 834 71
034 hanyuma ukaduha ibitekerezo. Ngaho muramuke, Imana ibarinde.